Waho ugeze kuri iyi channel ntugende utumvise iyi nkuru, manza wumve iyi nkuru, wumve ukuntu iyi nkuru imeze. Hari umukobwa witwaga Diane wakundaga umusore witwa Samuel cyane, bari bakundana kuva bakiri ku ishuri, urukundo rwabo ruvugwa na benshi, bari basezeranye ko bazabana ubuzima bwose, ariko ubuzima burahinduka. Umunsi umwe umuryango wa Diane waje kumubwira ko agomba gushyingiranwa n'undi musore bakize cyane kubera ubukene bw'iwabo, ntiyari afite uko abyara nka Diane. Yararize cyane ajya kureba Samuel bwa nyuma, aramubwira ati Samuel, ndagukunda ariko sinshobora kukubana. Samuel aratungurwa cyane ati kuki twasezeranye kubana? Diane ararira ati sinjye ubishaka, ni ubuzima. Uwo munsi baratandukanye, umunsi wose ucitse. Nyuma y'imyaka 2 Samuel yabaye umuntu ukomeye mu buzima, agaruka gushakisha Diane, ariko ahageze asanga Diane yaramaze gushingirwa. Yamubonye amarira atangira kumutemba. Diane nawe aramureba, umutima uramubabaza cyane, barebana mu maso n'amagambo, ariko umutima wabo uracyakundana. Ese urukundo rwabo ruzasubirana cyangwa byose birarangiye? Niba ushaka kureba igice cya kabiri, kanda subscribe, share, comment.